yego nongeye ndabasuhuje inshuti zacu cyane cyane abakunzi b'ifilime Inzira y'umusaraba. Ndabasuhuje uyu munsi rero turagarutse kuganira ku biganiro byacu bya filime Inzira y'umusaraba. Uyu munsi turabona Rugema ari kumwe na papa Emile amurangira ahantu hari umuti, amurangira aho azakura umuti, amwemeranya ko bazajyana kureba uwo muti. Ubuse Rugema yagiye kubona umuti noneho irabageza wacu akabura umuti burundu akagumana biriya yibutse gusa, cyangwa hari ukundi buryo buzagendamo? Yego turagikomeje rero, nkwibutsa ko ushobora kumanuka hasi ugakanda subscribe, comment ndetse n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turi kubona urabona ko iribageza noneho ubu ngubu arishimiwe. Iribageza murabona ko ameze neza noneho muri ino minsi, kuko nta gakira agafu k'imvugo rimwe. Iribageza ubu ngubu ari gufata imyanzuro ikomeye. Iribageza umva nanjye ntabwo nzi kubona nakubwira, gusa noneho twese arimo kudushimisha Iribageza. Hanyuma rero umusaza w'Iribageza nawe murabona ko aporopoje umukobwa wacu nibyo kwishimirwa. Aporopoje umukobwa wacu Sylvie nawe kandi yamukundaga byo gupfa. Ahubwo rero turaza kwibaza ngo ese ko aporopoje Sylvie biraza kugenda bite? Aporopoje Sylvie kandi mwibuke ko afite undi muntu witwa Kanyana nawe amushaka. Biraza kugenda bite rero? Ese Kanyana we birarangira bite? Kanyana we araza kwemera kuguma gutyo gusa nta mukunzi afite, kandi yakundaga umusaza wa Iribageza? Ahubwo se umunsi babashije Iribageza uwo yatanze hagati yabo bizakunda? Kandi nanone bareke mbabwire ko ndeba bano basaza batangiye gusubiranamo, ariko ubu ngubu n'umusaza ntiyaje kuneka urugo rwo kwa Iribageza. Ashobora kuba yaraje kuneka uru rugo kugira ngo abone ukuntu atwara amakuru yose, atwara umuti, atwara ibyangombwa, atwara inyubako zose, nta kintu cy'inzitizi afatisha Rugema amupfungisha byose. None ko ndeba Nyirantambara amubwira nguku barimo kwirengagiza yuko Iribageza kamarade na Emile bakiri hanze isaha n'isaha uri umutima bashobora kongera kuwubona biroroshye cyane ko noneho ise tugiye mu buzima busanzwe. Nta kuntu umubyeyi yakwihakana umwana we akamugambanira. So rero bivuze ngo ise wa Emile ruriya rugo afite ikintu cyari umujyanyemo. Ntabwo ari gutyo gusa, buriya afite impamvu yaratekereje aravuga ati ninjyayo nkabikora gutya bizagenda. Akaba ariyo mpamvu rero yanagiyeyo ari muri uru rugo rwo kwa Iribageza. Reka nanone rero mbabwire ngo kora subscribe aho hasi kandi n'inzogera, hanyuma dukomeze kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndumva ari ibyo tukiri kumwe namwe. Reka mbibutsa ko filime yacu irimo gusohoka buri munsi muri aya masaha. Utange share, comment, unayisharinge kubera ko filime yacu irakomeye kandi irarenze, irimo inyigisho nyinshi nziza. Ahubwo wowe rero icyo nagushishikariza nk'umupatina wacu cyangwa se umuntu udukunda ibikorwa dukora Inzira y'umusaraba, kanda subscribers
hanyuma usharinge iriya filime, ntusharinge kino kiganiro nacyo kirebe, uze twiganirire, ariko banza ugende ufate filime uyisharinge inshuti zawe, hanyuma dukomeze twiganirire kuri iyi channel. Rero n'abatindiye reka nongere babwira ngo iyi filime rwose irimo kugenda iduha umurongo munini cyane, kuko urabona noneho ko Rugema ubwe nawe afite ubwoba, nubwo yaje muri uru rugo ariko afite ubwoba bwinshi cyane. Kandi mbibutse ko Rugema yarashimuswe na kamarade bitewe n'ibyo Rugema yabakoreye. Mwese ndabizi iyo story murayizi, y'ibyo Rugema yagiye akorera ba kamarade. Hanyuma rero akaba ariyo mpamvu nabo bamutwaye bihimuna. Mwabonye ko bamutabye mu butaka, ubona ko nabo bihimuye, ubona ko rwose nabo ubu ngubu barimo kumwiga neza, bamwiga nubwo muri no minsi yafashe asa nkaho afite ise wabo, ariko njyewe ndabona uyu musaza amurusha ubwenge. Hanyuma rero ibyishimo kwa mama Cyusa naho hari gahita ngaho. Reka mbabwira ngo musengere Muzehe Nkota cyangwa se ukinari Papa Cyusa. Muri iyi minsi yararwaye, ntabwo ameze neza, umusengere by'umwihariko. Ararwaye, ntabwo ameze neza, niyo mpamvu muheruka no kumubona muri filime zacu. Umusengere rwose kugira ngo bigende neza, hanyuma azaze ameze neza. Hanyuma rero iyi filime yacu hariho uburyo ukuntu twebwe twicarira tukaganira, tukavuga ngo reka tuganirire ibyo twabonye muri ino filime, aba nabyo tuba turimo gukora aha ngaha gutya aka kanya. Ubu icyo usabwa ni ukuza agatanga ibitekerezo, hanyuma tukabana muri uwo mujyo wacu. Hanyuma rero iyi filime no kugenda ihinduka, urabona ko bari bageze muri ino minsi arishimiwe cyane, arishimiwe cyane kubera ko noneho ntabwo akirimo kugaragaza agati, nk'uko mbere byari bimeze. Bivuze ngo noneho muri iyi minsi ameze neza cyane. Hasigaye kumenya intambara za Kanyana na Sylvie uko bigomba kugenda, dore ko Sylvie yamaze kubona igisubizo cye. Maze kuba yahabwa igisubizo cye, hanyuma dusubije kumenya ngo bo barabifata bate. Barabifata gute rwose. Hanyuma rero mbibutse ko mbashimira ko tumaze kubana muri aya masaha cyangwa se iyi minota. Reka mbabwira ngo ibiganiro byacu nahagaruka. Reka mbabwira ngo kora subscribe aho hasi kuri channel ya Diva Films, tukomeza twibanire kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba.
kandi ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kuyitugezaho rwose nta kibazo. Hanyuma kandi mbabwire ngo iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba nakagaruka, kuko buri munsi muri ino minsi tumeze neza kubera akazi kenshi, ariko muri ino minsi ndaje nongere nyibagezeho nk'uko bisanzwe, ndaje nongere nyibagezeho. So rero ndabashimiye, reka mu kanya nze ngaruke mbabwira nuko bimeze.